humura mwana wanjye ibyo uvuga byose ndabyumva. Nitwa Timomo Jean Baptiste, mbanje imbere ya byose gushimira Bwiza.com, ikinyamakuru kidufasha kugeza amakuru yacu ku bakunzi bacu. Ndimo gutegura konseri zaba ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12 2017. Nakwifuza kuzaba konseri yanjye izaba imeze neza, zifite ishusho nziza kuko ntabwo ari njye witeguye ku bwanjye, ni umutima nashyizwemo n'Imana, nitegura iturutse ku Mana, bishatse kuvuga ngo Imana izabana nanjye kandi izanyereka, kandi ibintu byose birimo Imana biba bigomba kugenda neza. Ni konseri izabera hariya kuri Dove Hotel hano ku Gisozi Runini Nayirika ku itariki 3 mu cyumweru gitaha ejo bundi. Nzaba ndi kumwe na Munishi uzaturuka muri Kenya, ni umuhanzi wa kera cyane ukomeye muri muzika, na Bigizi Gentil ndetse na Finidom Worship. Numva ni konseri izaba iteguye ku buryo bwiza, mbega muri make nagerageje kugenda uko imbaraga zanjye zingana, ibisigaye n'iby'Imana. Ntabwo nanjye ubwanyigisha amaso yanjye kuko umugambi w'Imana urenze cyane ku byo twe twibwira. Bishatse kuvuga ngo ibirenze ku byo njye nteganya ni Imana izabikora, nanjye biranyihishe. Ubwo rero ahubwo nakwifuza ko abo tuzabana nizeye ntashidikanya ko Imana izatwereka ibidasanzwe mu bisanzwe byanjye ngishoboye. Nuko nteganya kuzaririmba neza kandi nkakora live mu gihe abantu wenda bari bamenyere ko turimbira ku madiskete cyangwa se playback. Ndimo gutegura uburyo nzitwara neza kuri stage kugira ngo bazabashe kwitabira konseri bazanyurwe nayo kandi izabashimisha. Konseri yanjye izaba ku itariki 3 z'ukwa 12 2017, izatangira ku isaha ya 9. Kwinjira ni amafaranga cyane ubuntu? Ni amafaranga, ariko nanone harimo ayo nakwita ko ari make y'ikiciro cy'abantu wenda bafite ubushobozi butari bwinshi, kuko icyo nifuza gikomeye ntabwo ari amafaranga menshi, ahubwo icyo nifuje kinini ni uko nataramana n'abakunzi banjye n'abaterankunga banjye. Nta nubwo njye mbyita ko ari ikiguzi, ahubwo ni nko gutera inkunga konseri kugira ngo nibuze nimve ko mu byo nari ndimo gutegura byose mu mvune nyinshi umuntu ahura nazo zitari nkeya, njye numva ko ndi gutaramana n'abantu bashyigikiye. Ariyo mpamvu nayishyize mu byiciro bibuze 3. hari aha 2 aho ngaho nyine niyo matike dufite azaba aciriritse, ayandi ni 5 hazabonekamo n'icyo kunywa, ndetse n'abo mu cyiciro cy'ibihumbi 10 bazabona icyo kunywa bakahabwa na CD yanjye nshyashya nzaba ndimo kuronshinga. Nise turakomeje.